uretse gato ahangaha akantu nabonye numva karanshimishije nanjye numva nakabagezeho nk'abantu munkurikira. Ako ni akahe rero? Ahangaha ni umuntu wemeye kujya twigisha ikoranabuhanga ku buntu nta kiguzi tumuhaye. Ibyo bintu byose icyo ukeneye we ni ukuba ufite telefone yawe, kuba ufite telefone yawe ukabibyaza umusaruro ikaguteza imbere. Telefone yawe cyangwa mashini yawe ushobora kubyaza umusaruro. Icyo usabwa urabanza urajya kuri YouTube, nugimara kujya nize kuri YouTube none ukamubwira ibintu urahita ubikora. Banza urebe iyi video bakirangiye kugira ngo ubashe kumva akano kandi. So numara kujya kuri YouTube ujye muri search, numara kujya muri search wandikemo Arubaz Fisto tips. Arubaz Fisto tips. Numara kwandikamo gutya usacine. So none urasacinga tubona chaniraje. Atubona icanije ku mwanya wa mbere tukana view channel. Nyine ndaje ngusobanura impamvu ndi kubwira gutya tukana kuri view channel no kwana kuri view channel uhite ukora subscribe n'umutwe wakanda ufungura inzu yanjye mba namajwe kubikora cyane bitewe n'amahirwe umuntu yaduhaye nabikoze mu wa mbere nawe bikore ufungura inzu yanjye maze uzure videos angashyizeho dore ko wakoresha videos z'abandi n'ikibazo ziguteza uzikuye kuri YouTube ukazipostinga kuri YouTube kuri channel z'ikibazo ziguteza dore ko wafungura YouTube channel dore ko wafungura email dore bisobanuro byekene kuri YouTube. So izi video ugomba kuza ukazireba ukura zikeneye none muri make umanze ngo nicishize mu bw'ibi muntu impamvu yakoze ibintu. Umuntu yavuze ngo nyine kuko sinshaka kaba karekara ka video ndashaka ukajya kuri shoot none ukambabanze macire muri bakeya ibindi wabisankurisha no byinshi cyane ushaka kumenya. Umuntu yavuze ngo agiye kure kujya kiba guteza imbere ukoresheje telefone yawe gusa ikaguteza imbere. Anga yaberetse uburyo ki aravuze ngo nimba YouTube channel cyangwa utayifite agomba kwereka uburyo ki wafungura YouTube channel ugakoresha ukakoreka uburyo ki wayikoresha ukayibyaza umusaruro nayo ikaguteza imbere. Uyu muntu channel ni Arubaz Fisto tips. Urabyandika gutya byanditse irizine ifata mu cyo ugeza muri search kuri YouTube uryandikemo Arubaz Fisto tips maze ubasha kubona ibintu byinshi. Muri cyuma tips ujye umenya ko ari ibintu kantu ngiye nakabonye abivuze ibintu yabivuze numva nyina atabyirirana nabigeza ku bantu bankurikira. Kuri channel yanjye kibamba comment nimba nkurikira uri umuntu w'agaciro. Kandi nimba uri mushyashya kandi subscribe wahaye kwaze kandi subscribe nawe ube umunyamuryango. So none uratujya kuri channel uyu muntu nawe ugende wiyandikishaho kwiyandikira wajyana umukanda subscriber maze nawe umunyamuryango we. Ukana subscribe guys ntacyo bitwaye kugenda ugakana subscribe gusa nta kantu ukoraho gusa gukoraho gutyo gusa nta kintu gusa bisaba nta megabytes zagenda nta n'ikintu homba. Urumva rero amahirwe so wayitesha kugenda ugakana subscribe gusa maze ukajya ureba videos ze ntago amahirwe wayitesha wowe urayakeneye. Umuntu weme kujya twereka uburyo ki wafata videos z'abantu ukazikoresha maze nugize ikibazo ziguteza kandi zikanaguhemba. Urumva uwo muntu atari umuntu w'agaciro kuko bitewe n'ibyo tugezaho umuntu yemera kugira ikintu twese twereka we amahirwe n'uyitesha nawe gira we bikore. Nyizere ko nawe ugiye kugira kwa umushyigikiye. Text nimba urebye kuri video kugeza kuri uyu munota mbwira muri comment ko tukiri kumwe. So nimba ugeze ku munota uri umuntu w'agaciro. So rero katurekere nzagusobanura ibintu byinshi byerekeranye no kuri uyu muntu nubikenera ubimbaze muri comment nzabigusobanura neza cyane. So kadusoze iyi video yacu kugira itabandende bitwashaka ibyo nashaka kubabwira mbibagejejeho. So uraza muri video ze ujye muri comment hanga hasi uwo mubaza ikibazo wumva ushaka ukeneye aragusubiza. Ugende muri comment so none ucyaje ukoresha kuri bagenzi bawe kugira nabo babashe kubona ibintu uyu muntu yakoze. Nuzi ugakurasha hanga ukabageza kuri bagenzi bawe urabukoze cyane. Kuri WhatsApp n'ahandi mu mbuga zawe nyine ukabagezaho iyo share uri umuntu w'agaciro kuri iyi channel. So nizere ko ugiye kubikora. So nari kadusoza iyi video yacu tuzara muri ibindi video ikurikira.